yambwiye ngo mbabwire ngo yaritegereje isanga icyari ahari ahera cyangwa se icyari kera cyamaze guhinduka. Muri make ahari ahera hamaze guhinduka. Haleluya. Imana ibabazwa n'iki cyaha? Bamwe baribaza ngo n'iki cyatumye izi sengero zifungwa? Imana ishimwe. Abandi bakibaza ngo n'iki cyatumye mbese guterana kwera guhagarara? Ariko nagira ngo ntangarize abantu benshi yuko guterana kwera kutigeze guhagarara. Haleluya. Kuko Yesu atuye muri twe, akagendera muri twe, agakorera muri twe, no guterana kwacu kuracyahari. Imana yacu ishimwe. Yesu yitegereje asanga icyari kera ku ruhimbi hageze abasambanyi, asanga mu bahanuzi hageze abasambanyi. Uburiganya ni bwinshi. Etopini wa yasiremora. Amaze kubyitegereza arababara ari mu gihugu cyo mu ijuru. Imana irebye ku isi. Haleluya. Isanga abantu bamaze kuzurwamo n'umwuka w'ubusambanyi. Ndabatangariza mbwira ubwoko bw'Imana hari 7,000 bitigeze bipfukamira Bayali. Ibi bihumbi cyangwa se abantu bakivugana n'Imana, abantu tukiri ku musozi umwe wo kubana n'Imana, nibanyemerere bahaguruke baze bafashe dufatanye kuzamura ibendera ry'Uwiteka. Haleluya. Muri make hari ibintu njya kubabwira kuri aya macana. Mujeho muri kwishakira indamu, muririrwa mubeshya muteka imitwe, muririrwa mutekenika, muririrwa mushaka indamu z'uyu munsi. Ariko iyaba mwari muzi izo ndamu, mukibaza icyo zizabamarira cyangwa icyo muzazikoresha. Ndashaka kubabwira ngo ntabwo ari cyo Uwiteka ashaka. Arashaka ko mubwiza abantu ukuri, arashaka ko mubwira abantu mukababwira iz'Imana yababwiye. Nimwirirwe muvuga ngo Imana yavuze itavuze. Abavuga ukuri murabatera amabuye, abavuga ukuri murabareba mukumva ko ntacyo bavuze, ariko bari mu murimo w'Imana, barakorera Imana. Retopini wa yasiremora. Ukuri guca muziko ntigushye. Mukoreye Imana neza, mutabeshya, mudatekenika, mutari guhimba ngo mwamamare, Uwiteka yabaha umugisha. Sodoma asanga rwabaye urw'ubucuruzi ngo nuko arabirimbagura, arabisenyagura. Uko niko Yesu aje kubisenyagura. Mbibabwiza ukuri, murahitinga igihe gitoya, ariko ikindi murarebonetaya birarangira, kuko muri kunyuranya n'icyo Imana yabatumye. Muramamaza ubusambanyi, muramamaza uburiganya, muramamaza ishyari, mbese nta kizima muri gukora. Uwari umukozi w'Imana ari gushaka ikindamukiwe. Mukorera Imana, mubwiza abantu ukuri, mubabwire uwo gupfa ko apfuye, uwo gukira akakize. Mubwire abantu iby'ibyaha byabo, mubwire abantu ibyururutse imitima. Ntabwo ibyo kuza kubabeshya ngo Imana yavuze, ntabwo ari iby'abantu bakeneye. Abantu bakeneye ibintu bibahumuriza imitima, bikabakura mu byaha, bagakizwa, bakezwa, bakamaramaza, barangiza bagakorera Imana. Imana nishimwe. Nagira ngo mbabwire ngo isoko ryanyu rigiye kurangira. Hetopini wa yazomeni. Mbazaniye itangazo ribabwira ngo isoko ryanyu rigiye kurangira. Pita yazomeni. Shando yasiremeniyasi. Mukangukire gukorera Imana, mukangukire kuvugira Imana, muhindure inyigisho zanyu, mukorera Imana bigishoboka.
pini wa Yasire, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mwamamaza mu butumwa bwiza, mwamamaza iby'amahoro. Heta Yasire mora, hey Yasire menekuwa, nta mutima w'ubwoba abantu bafite, kuko Yesu yageze ku musaraba arabambwa arapfa, amaze gupfa arazuka ajya mu ijuru. Arangije avuga ijambo ryiza, aravuga ngo simbasize mwenyine, mbasigiye umwuka wera. Kavuga ngo mbasigiye umwuka wera. Uyu mwuka wera hari abantu bakiwufite, uyu mwuka wera hari abantu bakiwubitse, uyu mwuka wera hari abantu bakiwicaranye. Tabini wa Yasome, uyu mwuka wera hari abantu bakiyoborwa nawo. Mana y'amahoro nihimbazwe, hari abantu bakiwizereyemo. Rero nimureke kubeshya, nimureke kuvuga iby'Imana itabatumye. Hela Yasire mora meniyasi, mbazaniye iryo tangazo buri wese arimenye. Wamuyu aho ubundi mu gihe ukirwana no kubeshya, ukirwana no kwiba, ukirwana no kuriganya, ukirwana no gusambana, yereboneta nta juru ry'abajura ribaho, nta juru ry'abasambanyi ribaho, nta juru ry'ababeshya ribaho, nta juru ry'abariganya ribaho, nta juru ry'abajyajya, nta juru ry'indyajya ribaho. Banishimwe iryo ntarihari, ntarihari, ntarihari. Nta juru ry'abashaka indamu nk'uko uri kuzishaka ribaho, ntarihari. Shitabini wa Yasire mora shene mando yasika, nari nkubwiye ngo iryo juru ntarihari. Ntajya uzabona wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wa musaza we, wa muvugabutumwa we, wa mudiyakoni we, yewe wa mupasiteri, wa mubishopu we. Nta juru ry'abariganya ribaho, nta juru ry'abasambanyi ribaho, nta juru ry'ababeshya ribaho. Mana ishimwe. Dobene wa Yasire, iryo juru ntarihari, keretse nimba ari iryo so yaguteguriye, iryo ukazaba ari iryo winjiramo. Ariko nimba ari iry'Imana Data ishobora byose, iryo juru ntajya uzinjiramo, ntajya uzinjiramo. Korera Imana uko wahamagawe, ibuka uburyo wahamagawe. Nimba warahamagawe wambaye kamambiri, wigera muri congo ngo wiyurize ngo nuko wageze muri congo. Nimba warahamagaye uburara, witangira kurya umuceri ngo wumve umerewe neza, ngo wiyurize ngo nuko hari umuceri n'inyama. Oya, ibyo ntabwo ari ibyo Imana izareba. Imana izareba gukiranuka kwawe. Haleluya. Ndagira ngo nkumenyeshe wowe ukorera Imana neza, wowe wubashye Imana neza, wowe wicaranye n'Imana. Ndagira ngo nkuzanire itangazo rivuga ngo dore Uwiteka arakumanukiye kandi aje gufitiye impuhwe nyinshi ndetse n'imbabazi nyinshi. Aje kuguhembera imirimo wakoze, aje kukunini wa Yasire, aje kugutabara mu bibazo wicayemo. Upfa kuba wicaye mu bumwe bw'Imana, upfa kuba wicaye iruhande iburyo bw'Imana uyitegereje ntacyo urebeyeho. Mana yambwiye ngo umugisha kuri wowe urahari mwinshi cyane. Wowe ufite umugisha, wowe ufite umugisha. Yambwiye ngo ufite umugisha mwinshi kandi guhirwa k'Uwiteka kuraje. Hetopini wa Yasire mora shayine mando Yasire, warinze isezerano ryawe neza, warinze iterano yawe neza, warinze imbuto zawe neza. Uwiteka kuzaniye ibihembo byo kuguhemba kuko yururutse, anejejwe n'uburyo wayikoreyemo. Mwami Yesu niyamamare. Yambwiye ngo nkubwire ngo wowe wubashye Imana ugakomera ku Mana, komereraho nubwo hari ibiza, nubwo hari imvura, nubwo hari imvura izagwa ariko ntuzanyagirwa. Izaguha umutaka, izagushyira mu ihema ureke kunyagirwa. Tabini wa Yasire. Ariko mwe mwanze kumvira,
iyi Mana imvura irabanyagiye, uko isuri imanukana buri kintu cyose hisemo, niko namwe mugiye kumanuka muri iyi suri, guhuza umugambi tugahurira kuri rya sengesho ryo kongera gutakambira Imana igatabara igihugu. Ntago nari nzi ko ahubwo ariho mugiye gufungura amasoko yo gucuruza ibintu byo kubeshya no guhanura iby'Imana itababwiye. Mureke dukorera Imana, kuko umuyaga wo urahuta ugahukatana ukajyana ibiri mu nzira, ariko ibiri mu bwiherero cyangwa se ibiri ahantu harinzwe ntabwo ibyo bintu bijya bitwarwa n'umuyaga. Mureke rero dushake uburinzi bw'Imana, hanyuma turindwe n'Imana, kuko uyu muyaga nuhuhaho uzahuha benshi, ariko abantu bazaba barinzwe n'Imana abo ngabo bazakomera. Kandi uyu muyaga waranatangiye, nubwo mutabizi ariko waratangiye. Igisigaye ni serwakira, kuko serwakira yeje izi kubura byose tubasuze mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana nibaho umugisha kandi Imana nibarinde, kandi mwebwe mwese mutuye mu Rwanda, mutuye hatandukanye mu mpande enye zose z'u Rwanda, Imana nibarinde. Mwebwe namwe muri diaspora, Imana nibarinde cyane. Abavuga ikinyarwanda n'abatakivuga n'ataba batacyumva, aho mutuye hose i Burayi ahatandukanye, muri Amerika, muri Canada, mwese turabashuhuje. Imana ibarinde. Namwe mwese murwaye mwihangane, Imana irahari yo kubakiza, kandi Imana nibakomeze. Mwebwe mute mwakanda subscribe ni muyikande kugira ngo tujye tubana muri iki kiganiro, tujye twumva ijambo ry'Imana. Turi kumwe kandi mudutere inkunga yo gukora subscribe, like, comment niba mwabikunze, noneho munana sharing. Imana nibaho umugisha. Tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Ubwo rero twongeye kumwakira ku Umuremyi TV kugira ngo yongere kutubwira icyo Imana yamuhaye ku mutima we, kandi ndabizi ko hari icyo yamuhaye. Reka tumwakire adusuhuza nasuhuza n'abakunzi bacu. Imana ibaho umugisha. Abadukurikiranye n'abaduteze amatwi, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana abampera umugisha mwinshi. Amazina ni Judith Nyirandikubwimana, ndi umugore ndubatse, mfite umutware n'abana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Amen. Imana ishimwe. Rero twihutishije, ntabwo twavuga byinshi cyane ngo tujye kuvuga ibindi. Reka tugusabe udusengere Imana, twinjire mu by'Imana yaguhaye. Ni karibu. Turagushimiye Mana Nyir'ijuru ushobora byose, witwa ndiho kandi uzahoraho, witwa Mwami w'abami, ukaba umugaba w'ingabo. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera, ntabwo kangwana biracitse, kuko uhora wicaye ku ntebe y'icyubahiro. Uri intwari ku rugamba, kandi ubutwari bwawe ntabwo bujya bwimuka. Uraganje, habwa icyubahiro. Aya masaha rero nje imbere yawe, nje kuri iyi kamera, nje kuvugana n'ubwoko bwawe. Unyemerere ukoze ikara ryaka ku munwa, kandi ufungure akanwa kanjye kabashe kurangurura. Uneza unkore ku maso mbashe, ndetse no ku matwi mbashe kumva. Ndagushimiye Mesiya. Sengera abantu bagiye kumva ubutumwa bose, kugira ngo unyemerere ubane nabo, ubagirire neza, ubatabare kandi ubarengere. Ubwiza bwawe bubagaragareho, kandi ijambo ry'ubutsinzi rikomeze kubigaragariza. Ufunge imbaraga zose z'umwanzi, dayimoni wabasha kuturogoya, ndetse n'izindi mbaraga zabasha gutangira ubu butumwa se cyangwa ijambo ryawe. Ndazirukanye mu izina rya Yesu. Hanyuma sabiye umugisha umuntu wese ugiye kumva ubutumwa,
musabiye guhirwa amahoro n'umugisha. Unyemerere cyane gusenga kwanjye kugere kuri buri muntu wese, kandi uzafungura iki cyigisho wese uzanyemerere azabane nawe, azakorane nawe, azagendane nawe. Ntabwo byoroshye, ariko nzi neza ko ibikomeye ujya ubihindura ibyoroshye. Tabara abantu b'isi bose muri rusange, u Rwanda, amahanga, bagirire neza. Twese tubashe gukangukira kumva ubutumwa, kandi dukangukire kuba imbere yawe mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu rero umukozi w'Imana, reka tuguha antene uvuge wisanzuye. Imana ishimwe. Banje gushimira Imana ko tukiri amahoro, kandi ishimiye Imana ko yatwemereye kugera aha hantu tukavuga iby'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Tugiye gusoma amagambo y'Imana nahawe nk'ubuhanuzi bukomeye ari mu gitabo cya Yeremiya, ibice byaho ni 3. Turahera ku murongo wa 7. Yeremiya ibice byaho 3 n'umurongo wa 7. Musomere. Somera nta kibazo. Yeremiya ibice 3 n'umurongo wa 7. Yego. Nari ngeze muri Nehemiya. Aya ni Yeremiya. Yeremiya iri hano hino, kurikirana na Yesaya. Yeremiya ibice 3. Yeremiya ibice 3 n'umurongo wa 7. Haravuga ngo nuko amaze gukora ibyo byose, ndibwira nti azangarukira, ariko ntiyagaruka. Kandi murumuna we w'umuriganya Yuda arabibona. Yego. Nuko maze gusenda Isirayeli, wamusubira nyuma no kumuha urwandiko rwo kumusenda, muhore ubusambanyi bwe. Yego. Murumuna we w'umuriganya Yuda ntiyatinya, nawe aribunza ajya gusambana. Yego. Nuko ubusambanyi bwe bw'ubupfayongo butuma igihugu cyandura, asambana n'ibiti n'amabuye. Nyamara murumuna we w'umuriganya Yuda nawe abibonye atyo ntarakangarukira n'umutima we wose, keretse kuryarya. Ni ko Uwiteka avuga. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Aya magambo niyo numvise Uwiteka yashyize ku mutima, nibwo buhanuzi mbazaniye. Bibiliya iratubwiye ngo nuko amaze gukora ibyo byose, ndibwira nti azangarukira, ariko ntiyangarukira. Imana ishimwe. Amen. Ngo nuko amaze kwigaragura mu byaha, amaze kunyura mu nzira zitandukanye, Uwiteka aribwira ngo azamugarukira. Haleluya. Ariko ntiyamugarukira, ahubwo arushaho kongera gukora iki? Ibyaha. Nuko aravuga ngo ageze hepfo, aravuga ngo murumuna we w'umuriganya, murumuna we Yuda w'umuriganya, nawe aritoratoza. Haleluya. Nawe aritoratoza yinjira muri ibyo byaha, ngo ni ubusambanyi bwamamara mu gihugu cyose. Imana ishimwe. Bivuze ngo hari ibintu bibabaje Imana. Nzamukiye kuri iri jambo
yampaye. Hari ibintu bibabaje Imana, hari ibintu bibabaje Imana, hari ibintu biteye agahinda. Imana irababaye kandi babajwe n'abantu bari kwanga gukizwa no gukiranuka, ahubwo bakariganya bagasambana. ngo nuko ubusambanyi bwamamara mu gihugu, ngo batangira gusambana n'ibiti n'amabuye. Iki cyaha kibabaje ikintu bise Imana. Iki cyaha gitumye Imana igira agahinda. Iki cyaha cyatumye insengero zifungwa. Iki cyaha cyatumye abantu bamanuka ku ruhimbi. Haleluya, Imana ishimwe. Imana yaritegereje, yambwiye ngo mbabwire ngo yaritegereje isanga icyari ahari ahera cyangwa se icyari kera cyamaze guhinduka. Muri make ahari ahera hamaze guhinduka. Haleluya. Imana ibabazwa n'iki cyaha. Bamwe baribaza ngo niki cyatumye izi nsengero zifungwa. Imana ishimwe. Abandi bakibaza ngo niki cyatumye mbese guterana kwera guhagarara. Ariko nagira ngo ntangarize abantu benshi yuko guterana kwera kutigeze guhagarara. Haleluya. Kuko Yesu atuye muri twe, akagendera muri twe, agakorera muri twe, no guterana kwacu kuracyahari. Imana yacu ishimwe. Yesu yitegereje asanga icyari kera ku ruhimbi hageze abasambanyi, asanga mu bahanuzi hageze abasambanyi. Uburiganya ni bwinshi. Etopini wa yasiremora. Amaze kubyitegereza arababara, ari mu gihugu cyo mu ijuru. Imana irebye ku isi, haleluya, isanga abantu bamaze kuzuzwamo n'umwuka w'ubusambanyi, bamaze kuzuzwamo n'umwuka w'uburiganya, bamaze kuzuzwamo n'umwuka w'indamu, bamaze kuzuzwamo n'umwuka topini wa yasire wo kujyajya. Haleluya. Niko ijambo ryashoje ritubwira ngo ahubwo ngo kwari ukujyajya gusa. Basanga bamwe benshi bamaze gutakaza agaciro k'Imana. Basanga abashumba bamaze gutakaza agaciro k'Imana. Basanga abavuga ubutumwa bamaze gutakaza agaciro k'Imana. Yesu ari mu ijuru, wababarijwe mu isi, wakubitiwe mu isi, arongera arababara. Imana ishimwe. Uyu mugabo Yuda cyangwa se uyu musore ntabwo twamenya icyo yari ari cyo icyo gihe. Iyo aza kumenya ko mwene nyina ari mu nzira mbi, akagerageza akamugarura, haleluya, zibura nawe akagendera mu nzira nziza, zari gutuma iki gihugu kibona umugisha, ngo ariko igihugu cyahuye n'umuvumo. Igihugu cyahuye n'icyo bise iki? Umuvumo. Kubera ibyaha. Haleluya. Niho bigeze. Nimba Yesu yitegereza agasanga umukobwa n'umukobwa barimo barabana, agasanga umugabo n'umugabo barimo barabana, agasanga ibyo bintu birimo biramamara ku ma YouTube, ubutinganyi burimo buramamara, ni gute Yesu atababara? Ese bitaniye he no gusambana n'ibiti n'amabuye?
bivuze ngo ikizira cyamaze kugera hera. Imana ishimwe. Ariko ndabatangariza mbwira ubwoko bw'Imana, hari ibihumbi 7 bitigeze bipfukamira Bayali. Ibi bihumbi cyangwa se abantu bakivugana n'Imana, abo bantu tukiri ku musozi umwe wo kubana n'Imana, nibanyemerere bahaguruke baze bafashe dufatanye kuzamura ibendera ry'Uwiteka. Haleluya. Muri make hari ibintu njya kubabwira kuri aya macana. Mujeho muri kwishakira indamu, muririrwa mubeshya muteka imitwe, muririrwa mutekenika, muririrwa mushaka indamu z'uyu munsi, ariko iyaba mwari muzi izo ndamu mukibaza icyo zizabamarira cyangwa icyo muzazikoresha. Ndashaka kubabwira ngo ntabwo ari cyo Uwiteka ashaka. Arashaka ko mubwiza abantu ukuri, arashaka ko mubwira abantu mukababwira iz'Imana yababwiye. Nimwirirwe muvuga ngo Imana yavuze itavuze. Abavuga ukuri murabatera amabuye, abavuga ukuri murabareba mukumva ko ntacyo bavuze, ariko bari mu murimo w'Imana, barakorera Imana. Retupini wa Yasire Mora. Ukuri guca muziko ntigushye. Mukoreye Imana neza, mutabeshya, mudatekenika, mutari guhimba ngo mwamamare, Uwiteka yabaha umugisha. Mukoreye Imana neza, mutari kubeshya ngo muri mu bucuruzi. Yesu ageze mu rusengero asanga urusengero rwahindutse Sodoma, asanga rwabaye urw'ubucuruzi, ngo nuko arabirimbagura, arabisenyagura. Uko niko Yesu aje kubisenyagura. Mbibabwiza ukuri, murahitinga igihe gitoya, ariko ikindi murarebonetaya birarangira, kuko muri kunyuranya n'icyo Imana yabatumye. Muramamaza ubusambanyi, muramamaza uburiganya, muramamaza ishyari, mbese nta kizima muri gukora. Uwari umukozi w'Imana ari gushaka ikindamukiwe. Mukorera Imana, mubwize abantu ukuri, mubabwire uwo gupfa ko apfuye, uwo gukira akakize. Mubwire abantu iby'ibyaha byabo, mubwire abantu ibyururutse imitima. Ntabwo ibyo kuza kubabeshya ngo Imana yavuze, ntabwo ari iby'abantu bakeneye. Abantu bakeneye ibintu bibahumuriza imitima, bikabakura mu byaha, bagakizwa, bakezwa, bakamaramaza, barangiza bagakorera Imana. Imana nishimwe. Nagira ngo mbabwire ngo isoko ryanyu rigiye kurangira. Hetupini wa Yazomeni, mbazaniye itangazo ribabwira ngo isoko ryanyu rigiye kurangira. Isoko ry'amayutubu, isoko ry'amacanu, isoko ryo kwamamaza, isoko ryo kubeshya, isoko ryo gutinganiraho, isoko ryo gusambaniraho, isoko ryo kwibiraho. Iryo soko rigiye kurangira. Iryo soko rigiye kurangira. Haratapini wa Yasire Mora, menda Yasire Mora. Mbazaniye ubutumwa bubabwira ngo rirarangira. Mwabahanuzi mwe, mwabavuga butumwa mwe, nimubwize abantu ukuri, mubabwirize iby'ibyaha byabo, mubabwire bongere bagarukire Imana. Nimushaka Imana bigishoboka, mureke kwamamaza iby'amacano yanyu, kuko amacano si yazabajyana mu ijuru. Niko Imana yambwiye ngo mbabwire. Muvuge iby'Imana ibabwiye. Topini wa Yasire Mora. Etaka Yasire Mora. Reva Yasire Meniyasi. Imana irarakaye, babajwe n'iki cyaha. Cyaha cy'uburiganya, cyaha cy'ubusambanyi mu itorero, mu bantu b'Imana, mwabavuga butumwa mwe, murakora mukakora mukoranye ibyaha, mwabapasiteri. Imana shitopene wa
Mana irabirambiwe. Bibiliya yarambwiye ngo genda ubabwire muri Ezekiyeli ngo naho bakumva cyangwa batakumva ngo nayo irabizi ko ari inzu y'abagome. Ndabizi ntibyabaryohera ariko isoko ryanyu rirarangiye, iyamamaza ryanyu rirarangiye, ni iminsi mike cyane. Iryo soko mwafunguye uko muzi iki gihugu cyangwa se ubu bwoko bwari bwarafunguye iri soko mu nzu y'Imana, bukagenda bukamamaza bugacuruza bukamererwa neza. Yesu yahagera akabimenagura agasohora akabisandaguza. Uko niko Yesu aje kumenagura ibyanyu. Haleluya. Ngira ngo hari ibintu byahagaze mutakibona. Umuntu wese wuzuraga umwuka wera yahitaga yihutira gufungura icyumba. Uwumva amavuta yamanutse, pasiteri ngaho se ni mu byongere. Uko Imana yarambiwe kwibirirwa mwiba abantu, mukabibira mu byumba, mukabibira mu nsengero, ni nako irambiwe aya macana. Shetabini wa yazomene. Kandi si Imana yonyine yarambiwe. Ntago ari Imana yonyine yarambiwe, n'umuyobozi yamaze kuyarambirwa bitewe n'ibyo muri kuyakoreraho. Yazomeni shando ya siremeniyasi. Mukangukire gukorera Imana, mukangukire kuvugira Imana, muhindure inyigisho zanyu, mukorera Imana bigishoboka. Tapini wa yasire, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mwamamaza mu butumwa bwiza, mwamamaza iby'amahoro. Heta yasire mora. Hey! Yasiremene kuwa nta mutima w'ubwoba abantu bafite, kuko Yesu yageze ku musaraba arabambwa arapfa, amaze gupfa arazuka ajya mu ijuru. Arangije avuga ijambo ryiza, aravuga ngo simbasize mwenyine, mbasigiye umwuka wera. Aravuga ngo mbasigiye umwuka wera. Uyu mwuka wera hari abantu bakiwufite, uyu mwuka wera hari abantu bakiwubitse, uyu mwuka wera hari abantu bakiwicaranye. Tabini wa yazomene. Uyu mwuka wera hari abantu bakiyoborwa nawo. Mana y'amahoro nihimbazwe. Hari abantu bakiwizereyemo. Rero nimureke kubeshya, nimureke kuvuga iby'Imana itabatumye. Heraya sire mora meniyasi. Mbazaniye iryo tangazo buri wese arimenye. Wa mu YouTube we uri kubeshya, wa mucana uri kubeshya, wa muhanuzi we, wa muhanuzi uri kubeshya. Nari nkuzaniye itangazo rivuga ngo garukiraho. Yewe topini wa yasire mora shene dotaye menitanga yasire mene kuwa. Nari nkuzaniye itangazo rivuga ngo garukiraho, uvuga iby'ukuri, uvuga iby'Imana yakubwiye. Numara kubivuga Uwiteka azamanuka aguhereza umugisha. Ibyo wizeraga katakora Yesu azabikora. Haleluya. Yajya kura abantu ku cyavu akabicazanya n'ibikomangoma, ajya hagurutsa abantu mu byondo akabagira abakomeye. Banishimwe. Vuga iby'Imana yaguhaye ubona umugisha w'Imana. Vuga iby'Imana yaguhaye ubona ineza y'Imana. Haleluya. Vuga iby'Imana yaguteyemo hanyuma ubone kugirirwa neza n'Imana. Nitopene wa yasire. Reka ubusambanyi ufite, reka uburiganya ufite, reka ubujuru ufite, reka ubwibone ufite, reka amagambo asharira ivuye. Topene wa yasire mora shayine. Rekura. Nurangiza uhure n'Imana.
aho ubundi mu gihe ukirwana no kubeshya, ukirwana no kwiba, ukirwana no kuriganya, ukirwana no gusambana, hereboneta nta juru ry'abajura ribaho, nta juru ry'abasambanyi ribaho, nta juru ry'ababeshya ribaho, nta juru ry'abariganya ribaho, nta juru ry'abajyajya, nta juru ry'indyarya ribaho. Mana ishimwe, iryo ntarihari, ntarihari, ntarihari. Nta juru ry'abashaka indamu nk'uko uri kuzishaka ribaho, ntarihari. Shitabini wa yasire mora shene mando yasika, nari nkubwiye ngo iryo juru ntarihari. Ntajya uzabona wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wa musaza we, wa muvugabutumwa we, wa mudiyakoni we, yewe wa mupasiteri, wa mubishopu we. Nta juru ry'abariganya ribaho, nta juru ry'abasambanyi ribaho, nta juru ry'ababeshya ribaho. Mana ishimwe. Dobene wa yasire, iryo juru ntarihari, keretse nimba ari iryo so yaguteguriye, iryo ukazaba ari iryo winjiramo. Ariko nimba ari iry'Imana Data ishobora byose, iryo juru ntaryo uzinjiramo, ntaryo uzinjiramo. Korera Imana uko wahamagawe, ibuka uburyo wahamagawe. Nimba warahamagawe wambaye kamambiri, wigera muri congo ngo wiyurize ngo nuko wageze muri congo. Nimba warahamagaye uburara, witangira kurya umuceri ngo wumve umerewe neza, ngo wiyurize ngo nuko hariyo umuceri n'inyama. Oya, ibyo ntabwo ari ibyo Imana izareba. Imana izareba gukiranuka kwawe, Imana izareba kwera imbuto kwawe, Imana izareba gukizwa kwawe. Icyo ni cyo Imana izahagararaho. Kangukira kuvuga Imana neza, kangukira guhagararana n'Imana, kangukira kwegerana n'Imana. Imana ishimwe, haleluya. Ndashaka ko ndumva neza ko icyiza cyabaho ari ukuvugira Imana, ukayivugira mu kuri no mu mwuka, Imana ikakugirira neza. Hanyuma wowe uri muri izo nzira, wowe uri muri urwo rugendo, mwuzaniye itangazo rivuga ngo nta juru ryawe rihari, keretse nimba ari iryo so yakuteguriye. Aho ubundi nimba ari iry'Imana ishobora byose, ntaryo uzabona. Tapini wa yasire meni yasi kotorore. Nari nkuzaniye iryo tangazo, mugerageze mugarukira Imana. Aho mugeze mugarukiraho, mwongere mwera imbuto bundi bushya, mwongere mukizwe neza, mwongere mubwirize ubutumwa nk'uko byatangiye, mwongere musenge, mushyire amavi hasi, muhamagara Imana. Kandi topini wa yasire, iyi Mana muzayibona. Nagiye tubona Imana, tukayibona tutabeshye, tukayibona tutatekenitse, tukayibona tutariganyije, tukayibona tutajyaye. Mureke kujyajya Imana, bwoko bw'Imana. Ndabasabira, ndabingingira kugarukira Imana bundi bushya. Bwoko bw'Imana, nimuve mu byo mwicayemo, nimuve mu bigirwamana, nimuve mu bigirwamana, mwongere mugarukira Imana, kuko niza nayo izabagirira neza. Ubuntu bw'Umwami Yesu bane namwe. Rero ufite irindi tangazo ry'abantu bacyubaha Imana neza. Haleluya. Ndagira ngo nkumenyeshe wowe ukorera Imana neza, wowe wubashye Imana neza, wowe wicaranye n'Imana. Ndagira ngo nkuzanire itangazo rivuga ngo dore Uwiteka arakumanukiye kandi aje gufitiye impuhwe nyinshi ndetse n'imbabazi nyinshi. Aje kuguhembera imirimo wakoze, aje kukunini wa yasire, aje kugutabara mu bibazo wicayemo. Upfa kuba wicaye mu bumwe bw'Imana, upfa kuba wicaye iruhande iburyo bw'Imana, uyitegereje ntacyo urebeyeho. Mana yambwiye ngo umugisha kuri wowe urahari mwinshi cyane. Wowe ufite umugisha, wowe ufite umugisha. Yambwiye ngo ufite umugisha mwinshi, kandi guhirwa k'Uwiteka kuraje. Hetopini wa yasire mora shayine mando yasire. Warinze isezerano ryawe neza, warinze iterano yawe neza, warinze imbuto zawe neza. Uwiteka kuzaniye ibihembo byo kuguhemba kuko yururutse.
anejejwe n'uburyo wayikoreyemo. Mwami Yesu niyamamare. Yambwiye ngo nkubwire ngo wowe wubashye Imana ugakomera ku Mana, komereraho nubwo hari ibiza, nubwo hari imvura, nubwo hari imvura izagwa ariko ntuzanyagirwa, izaguha umutaka, izagushyira mu ihema ureke kunyagirwa. Tabini wa Yasire. Ariko mwe mwanze kumvira iyi Mana, imvura irabanyagiye. Uko isuri imanukana buri kintu cyose hisemo, niko namwe mugiye kumanuka muri iyi suri, niko mugiye gutembana muri iyi suri. Ariko ntugarukire Imana, Uwiteka arakugirira neza. Mana y'amahoro nihimbazwe. Wa muririmbyi waririmbiye Imana neza, itegure kwakira ibihembo byawe. Wa muhanuzi wahanuriye Imana neza, itegure kwakira. Wa muvugabutumwa we wigishije ukigisha neza, itegure kwakira ibihembo byawe. Haleluya, haleluya. Hari ibintu mukozi w'Imana rizi icyo ajya avuga bakamutera amabuye, ariko nakabivuge kuko ni mu gihe kiwe. Yakoreye Imana neza n'ubu aracyayikorera, kuko ntahanganiye ku by'iyi si, ahubwo ahanganiye ku by'ijuru, avuga ngo naho napfuye umunsi nzataha ijuru. Tabini wa Yasire Morashayine. Yakoreye Imana mu gihe gikwiriye. Ndabizi abavugisha ukuri ntimubakunda, ariko ndetayasiremo Imana yo mu ijuru nzi neza ko ari ifite urufunguzo rwo gufungurira umuntu wese ikintu gihwanye n'icyo yakoze. Ninkorera Imana neza izampemba, ntabwo nzahembwa n'abantu. Ninkorera Imana neza izanezeza, ntabwo nzanezezwa n'abantu. Ariko ninyikorera nabi izanjugunya, izanka, izanyibagirwa. Mana ishimwe. Mureke dukorera Imana neza kandi tugarukire Imana, twongere twubaha Imana. Ikindi dukunda Imana kuko ni igihe cyo kuyikunda. Mureke twongere dusane. Nari nzi ko ibi bintu bije kutwigisha nk'abanyamasengesho, bigatuma twongera kwegera Imana, bigatuma twongera guhuza umugambi, tugahurira kuri rya sengesho ryo kongera gutakambira Imana igatabara igihugu. Ntago nari nzi ko ahubwo ariho mugiye gufungura amasoko yo gucuruza ibintu byo kubeshya no guhanura iby'Imana itababwiye. Mureke dukorere Imana, kuko umuyaga wo urahuta ugahukatania ukajyana ibiri mu nzira, ariko ibiri mu bwiherero cyangwa se ibiri ahantu harinzwe ntabwo ibyo bintu bijya bitwarwa n'umuyaga. Mureke rero dushake uburinzi bw'Imana, hanyuma turindwe n'Imana, kuko uyu muyaga nuhuhaho uzahuha benshi, ariko abantu bazaba barinzwe n'Imana abo ngabo bazakomera. Kandi uyu muyaga waranatangiye, nubwo mutabizi ariko waratangiye. Igisigaye ni serwakira, kuko serwakira yeje izi kubura byose igasiga ahantu hakeye. Umuyaga wo waraje uturimo, ahubwo igisigaye ni serwakira. Mugerageze bantu b'Imana, twongere dusane, twongere twuhuze, twubake, dusenge, dushake Imana. Izi ndamu ntaho muzazirira, izi ndamu ntaho muzazitungira. Ndigira ngo ibihe tuvuyemo murabizi, hari abari batunze kuturenza, hari abari bafite amafaranga kuturenza, mubo twibukaga, hari abantu bari batunze ibintu birenze ibyo dutunze uyu munsi. Inka zabo zatemaguriwe ku gasozi, amamodoka bayataye ku gasozi, ibintu byose byaranyanyagiye. Hari abantu bari batunze rero kuturenza. Rero nimureke dushaka Imana bigishoboka, mureke twegera Imana, kandi n'ukuri nayo izatwegera. Yewe muntu wavuganye n'Imana, hagarara weme kuko ubonye ubutsinzi bw'Imana. Yewe muntu uri kubeshya Imana, hagarara uhure n'ibihano kuko Uwiteka arakumanukiye mu izina rya Yesu. Amen.
Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Turagushimiye kandi ni ukuri Imana iguha umugisha kuba wemeye gutanga ibyo Imana yaguhaye. Amen. Umugisha mwinshi. Amen. Amen. Manishimwe. Murakoze cyane mukozi w'Imana kubwo ijambo rikomeye cyane utubwiye. Tugusabiye umugisha n'amavuta. Manishimwe. Kandi aho ukuye uhashyira hagiye ibindi, Imana ihashyira ibindi. Yego. Reka tugusabe dusenge Imana, noneho udusengera Imana, usengera n'abandi badukurikiye. Duhe nimero yawe kugira ngo nitugukenera tuzakubone. Yesu abampera umugisha, namwe mwanteze amatwi mukanyumva. Umugisha w'Imana ubane namwe. Nomero yanjye ni 078 64 72 936. 078 64 72 936. Urabishoboye, witwa Uwiteka. Uri umwami w'abami. Ugira neza bugacya bukira. Witwa intwari y'uyu munsi n'igihe cyose kizaza. Rero twicaye hano turacyagushimira cyane ko wabanye natwe kandi waraturinze. Uturindira igihugu, turindira abanyarwanda, urinda isi yose, Amerika na za Canada zose ndetse na diaspora hose, impande zose, Burundi na Kongo nubwo bitari byoroshye hose waraturinze. Imana nihimbazwe, abacu warabarinze, uyu munsi uracyaturinze, nuhabwa icyubahiro. Uyu munota rero ndasenze ningingira buri muntu wese uri bwumva ubu butumwa, uwo gukizwa umuhe gukizwa, uwo kwambara imbaraga uzimwambike, kandi ukijijwe nawe wongere umwongerera imbaraga, wongere umuzamure mu buryo bw'umwuka, wongere umunezeze, wongere umusetse, kuko witwa Imana ishobora byose. Urakoze Mesiya, nyemerera utindane na buri muntu wese, utindane n'umuntu wese ugushaka. Bibiliya nambwiye ngo abashakana umwete bazambona. Nanjye nyemerera umuntu wese ugushaka utindane nawe, kandi uwo muntu wese ahava akagera akubone mu izina rya Yesu. Girire neza abana, bera abanyeshuri bagiye ku mashuri. Mana, uturindira abana b'abakobwa, turindira abana b'abahungu, turindira urubyiruko, abana batubarinde mu izina rya Yesu. Dushinganishije abana bacu, dushinganishije buri muntu wese uwohereje umwana ku ishuri kugira ngo uyu mwana azarindwe kandi tuzongere bagaruke mu biruhuko amahoro. Turindira igihugu, isi yose uyirinde. Izina rya Yesu, rinda abantu bawe banyarwanda, ababyeyi, haleluya, abagabo, muri make umuntu wese waremye narindwe n'Imana, nahure n'Imana. Uburinzi bwawe budarondoreka bumugaragareho, kandi ubutabazi bw'Imana bwururukire kubana nawe. Urakoze, urakabyara, witwa Uwiteka. Mbisabye nizeye izina rya Yesu wanesheje ku musaraba. Amen. Amen. Murakoze cyane mwebwe mwadukurikiye. Mukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro dukora igihe cyose. Abari ahatandukanye hose tubasabiye umugisha, mugire umugoroba mwiza. Imana ibarinde.